ufashe ugutwi kwawe kubushira hano mu nda yanjye uraza kumva inda ari kuvuga kokoriko kokoriko kubera inzara grand frère wamba bari ukama n'umushusho basingarye ushobora kubona nguye hasi ngapfa akureka nkwibarize ubu uturutse mu cyaro nguje kuza kujya wirirwa usaba muri Kigali umuntu ngano uryo ufite amaboko amaguru uretse nkwereka ikintu ngufasha sibyo ngiye kuguha akazi bitanu umutuku Imana ishimye barayomba Vahan sha urabona umukire nkanje ukabura kuza ku meza yanje kubera iki bose narindi gufasha abandi bakiriya namwe nari mbitabye umva ngwino ukobwa myiza sha ukobwa w'Ikigali icara aho ngaho umva uviriza kwanza umukobwa vuga icyo ushaka cyose baguhe fisi imituku gusa nzanira ka whisky yego nzanire ifi yokeje neza mbye uzane agafiriti kameze neza buzanye ibyo nyine banzu bigeze hano ndahita ngutuma ibindi ubona isaha zo kugera mu rugo bari gutangira gufata amakaro yashyira ku mbabura ngaho ariko si wowe hano gusuza no kuzubaza ibiryo gusa izina ry'Imana byagenze nzongera kuza hanga isaha ari gufata ibikaru byawe bishyira aho ngaho ku mbabura n'iryo joro ntabwo uzigera asiganza ugira ngo icyo mice bingana mbamubwire kandi icyo ngiye no byakukubwira izi saha umunsi nk'uyu nguyu nge nsanga ibiryo wabishyize harakomeza ubyumva neza cyanza wakubite kino kintu cyawe ariko ganza wabaye urana ukuntu bahereka rutuku ndi mwana Jori nshaka kutera isaha ariko ganza ntasoza muri inzu nta wundi uza hano mbika kutera mera iki gikobwa cyanza kibona kwiyamye he ashyano wigize ntakoreka nutamereza kutereza icyo gitelefone ntabwo uri bukirare ariko ubundi wigize iki urumva urusaku ufite muri we Merisi ureba ko yangendeye kutera nakwiyamye wambwa we yuvana induru muri runo rugo okay uramushyigikiye ziba icyo gitelefone ntabwo uri bukirare hari izo nsanganye mba rero jya uri mwana wanjye nkubwire kandi mama nutitondera musaza wawe azakwica uri kunyumva
urabona ko yabaye ikihebe. Ni wowe mukuru kandi urabizi. Avuge uceceke, avuge uceceke, bitabaye ibyo. Byari byose mbizana bibura byose bibura. Nenge nagiye mu kirori n'inshuti zanjye twigana. Ndabona n'inzu gatangira byo kubipabi. Garuka ugiye cyangwa ngaho. Abana banjye mubyeyi muri abana bane, abakobwa 3 n'umuhungu umwe. Niba ariyo mpamvu umuhungu wanjye yigira ukuntu ntaze ntabwo mbizi. Ganza mwana wanjye, hari ibintu nyibukije bya kera nkiri inkumi ndangije segonderi. Nakundaga kuryoshya Ganza. Uri kunyumva? Nakundaga kuryoshya. Numbwiye ngo ugiye kuryoshya mwana wawe. Ariko Kiri kumbwira wa ndetse Samantha wari se tukavugana kuri ya gahunda twavuze gusezera. Brian, amasaha ageze kure kandi ndashonje cyane. Urumva kiretse mugeze kure. Izi ni minota 3 gusa ntabwo tubitiye sibyo? Brian, so basi nakundi tugende nyine. Come on. Umva sema. Reba nk'ibishati byawe byanwa musatsi. Umva, ndashaka ejo uzagaruka wabikuyeho. Ibyo bibi twavuganye wabizanye. Tugende ujye kubizana. Kiba kirimo kirambwira ibiki. Sheri ndabizi ko utishimye ariko mbabarira sibyo? Tuzaba ari igihe cyiza tubonye cyo kwishima. Uzaze sibyo? Ariko Brian ubizi ko mu rugo bigoye. Nusko kundekura bigoranye Brian. Imuhira si ikibazo n'ama exam azaba yarangiye. Kandi muhira nta nubwo bazakwakira. Kandi urabizi nta muyobozi no murimo. Tuzogenda turi abanyeshuri gusa urumva mu rugo ashaka kundekura. Si ikibazo chef arabizi. Please mbabarira sibyo? Nawe urabizi gusa ko nta kintu ushobora kukwanyira ariko biragoye. Uzakumbwira ko nyemereye. Bien sûr. Tugende nyine ndakubwira. Samantha. Dono uzindutse ubimereye nabi ngo kari gukubura. Salamu wangu. Musawasha. Naye nkuroze. Areka ibikabyo. Ngira ibyo. Umva Sama. Ndashaka uzanote mwafashe ubushize. Note mwafashe ubushize. Ndi gushushanya. Wewe urashimisha mu buzima. Buri munsi uza hano ari ikintu ushaka. Raba turaturanye, ariko uza hano. Shaka ikayi, shaka iki.
kugira ngo ngenzwa n'ubusa cyangwa ngenzwe n'amagambo nk'abagore Samantha. Ati ngo amagambo n'abagore waza gusura gusa umuntu apana kuza kunyaka ikintu ikaye iki. Ntacyo nzaza kugusura mbwira note urazifite. Sha note zoze ndazifise ewa nyinshi cyane. Utandaburije ntari biwawe. Werabya. Ape. Nzaniye shakoshi yanje yo kwishuri. Cya kirori cyanditse ngo bivuze gute? Haya ndagutera inkuru rero. Chekirori cyacu kira. Nzobivugeje. Kiraryoshe. Giteguye neza shawo. Ariya ngo ninde uri ko cya organiza wangu? Ni Brian. Mpereza map ariko nk'umuntu wanjye. Muzajyana n'abaprofe, muzajyana na prefe, muzijyana. Bari mutubajyana hehe? Ariko nikina ibintu birimo abantu bakuru niba biryoha. Gute? Nibyoryoha na gato. Tukinda turi abajene ewana Arez na Bujinga. Ngo Arez. Wewe Arez se nuko bigenza gute? Zabiryoshe nyene. Aha. None se wangu. Mere yarangije kuguha uruhushya. Gahusha. Wapi wangu. Gusa nzotera inju gato kandi bizocamo nzogenda. Tuzajyana. Zibaho uzojana nande ubu? Nawe. Karabaye baguhereza umwanya wanjye. Samantha umuha umwanya wanjye nge ntaho nzajya. Wandi? Ajana nande ako kanu ko jana nande ako kana. Ngo ndakanu. Ni nagenda nawe naho uzajya. Karabaye. Mbere na mbere ndabashimira uburyo ki twabanyemo neza. Mwarakoze pe muragerageza. Hakimu, Arisa mwakoze neza. Ubu rero no kuvuga ko turangije umwaka. Ndizera ko bamwe muri mwe tugiye gutandukana. Ariko abazasigara tugakomezanya nta kibazo ndahari. Mugomba kwitegura cyane. Kandi mukumva ko biriya mugiye gukora kira kizamini ntago kigoye. Sibyo? Mugomba kugikora kandi mwese mbifurije gutsinda. Sibyo? Mushyiremo imbaraga mubikore nk'abikorera nta kibazo pe. Mbo abo dutandukanye namwe bazagumana nanjye nta kibazo turi kumwe. Sawa rero murakoze Imana ibarinde. Hey guys, muceceke bana mbabwiye. Umva nyine nkuko nari nabibabwiye. Samiri nyine inshuti yanjye yari yambwiye ngo tuzakora ipari. Nidusohoka nyine. Olivier nawe ubundi niwe wari kubibabwira ariko ajyanye ibitabo. So sinzi rero numvaga abari busigare mwaza tukicara no kwa Hakim tukabiganiraho neza. Kweri na Olivier no nta nuhari. Arabizi Olivier nuko ajyanye ibitabo ariko arabizi. Ubwo rero nazi araza kubitubwira tubyemera kuko ni chef wacu natabyemera natwe ntago tubyemera. Umva man, umva vale. Umva Brian. Tuzajyana n'abantu babishaka batabishaka tuzutubariki. Akimurize ko mutaribona akareza umwanya. Ariko nawe shefu we tuza wumvirize ibyo dushaka kukubwira. Uzureka kutwivumbura. Erega nagaro kwivumbura izi ko mfite akazi kenshi ngomba gukora mu kanya. Umfashe rituza ariko. Wowe hano uri mu basizwe amavuta. Jya wiyoroshya Lion. Ariko nawe Brenda wazureka ibintu bya Black. Brian tubwire. Bamwe muzamuburana buri gihe. Umva se mbabwire rero kuno gahunda imeze chef. Nkuko nari nakubwiye nyine. Twari twapanze gahunda yo kuza gusohoka. Sinzi nimba hari icyo wadufasha. Ese mushaka mbafashe? Umva nyine ikintu twashaka kuri bibanga nta kintu. Ya, umva dirige tusame vraiment tubikiriwa nawa uko bigenza ibimenyekane ndabesha wazee. Nuko nyene. Ariko mujye mureka gukuriza ibintu cyane. Sibyo? Ibyo bintu ubundi washyizwe n'indi muri mwasize cyangwa? Okay, ndabibemereye nta muntu nzabibwira ariko namwe menye ko bibareba kwicunga.
sibyo ariko ntimuzankize ubuyobozi nanjye bw'ikigo mvuge ngo nari mbizi ngewe sibyo sawa Merci beaucoup. Merci mon vieux. Olivier yemeye ko tujyana Wapi? Ariko nta kibazo kimwe cyapfuye. Mama mwamuzuye se ko tuzagenda ryari ariko kano kana kaba katujemo gute aka gakobwa bite byakariko ase sohoka hano ubundi ibintu ko twari twabigize mu ibanga umwana yabimenye ni karumuna kanje umushatse mu akareka ubundi se rabyo wagiye ujya mu bandi bana bagenzi bawe umva nimutanjyane mwese ntaho muzajya ahubwo mube mutekerezaho ukuntu tuzajya neza Mama. Blenda. Oui. Meze neza? Hako ndabona bidasanzwe muri uru rugo pe. Kuba wibwirije ugakora akazi bigeze ahangaha. Se mama, si bisanzwe koko. Ubu nta kintu uri unereta. Oya mama ntacyo. Blenda. Wari wateguye wabikoze byose ariko hari ikintu kibura. Kutashizeho ubutambaro. Mana bufuza. Twa tundi. Oya ntacyo nashaka. Mama. Ariko kumamagara nuvuga bimeze gute? Siko nibagiye ngo ibiryo. Watetse iki? Tutajya biryo kwa. Umuceri? Oya. Kamendure gatoya. Nzi byawe rwose uyu munsi. Banguka njye kwagura turya. Mama, hari ikintu nashaka kukubwira. Nari mbizi kuva kare ko hari ikintu washaka kumbwira. Nguteze amatwi. Mama nyine hari ibintu twateguye ku ishuri kubera ko nyine twese tugiye gutandukana muri uyu mwaka twateguye akantu ko kwenjoyinga nyine n'abandi bana nagira ngo umuntu uruhushya nanjye nzajyayo. Ngo iki? Kwenjoyinga abanyeshuri. Habonye kumva ikintu ushaka kuvuga. Urumva nakurekura ngo ugende. Natumiye umuryango. Nta ugomba kujya. Mama nukuri mbabarira. Na headmaster tuzajyana. Nuko ndakwinginze mbabarira nzajyayo. Icyambwiza ukuri ko babizi niki? Mama nukuri barabizi. Nuko nimero zabo ntaziriwe. Ako barabizi. Oya. Umva mwana wanjye. Ugeze ahantu ho kunshimisha. Iyo mico yo kunyura gutya. Mama please nukuri ndakwinginze mbabarira mama. Cyangwa uhe nimero za chef wacu nawe umubaza. Ndakwemereye. Ariko mu kukwemerera kondisiyo ibeze gutya. Urabizi mwana wanjye waramvunye. Urabizi ubuzima nanyuranyemo nge nawe. Kari bugoye kugira ngo murere ugere ahangaha. Ndabizi kuva kera wambereye umwana mwiza. Ariko ugomba kuzagera hano saa 10 neza. Saa 12 kazaba winjiye hano mu rugo. Yego mama. Ngiye kureba mama ndogo. Ndarya nje. Hari ubwo wanyaruriye se? Oya ndakurindira ndaryoje. Sawa mwana wanjye. Amasaha bazi. Ako se Brenda we bite byawe?
pardon vraiment murabizi birangora tu ariko Okay, ibyo ni bisanzwe reka dukomeze gahunda zacu. ahubwo Brian tutaransubiza kuri cya kibazo cy'umurumuna wanjye nenzo murihira cyangwa umva kazaza ariko ntikazangenda uruhande wampebawe ubundi se wakigorya ubundi nyene nifuzaga kujyana nawe mwagiye muba serious mwagiye muvuga ibintu bizima. Okay, umva guys, umva ko ni ibintu bimeze sibyo nkuko mubizi gahunda twarayipanze nta bintu byinshi amafaranga nuko yakusanya hano buri wese arayasiga ndabeshya no kuvuga ngo saa 3 guys kwa gatandatu mugomba kuba mwahageze ndabeshya umva ahubwo yanjye muyame hakiri kare kugira ngo ngende mbizane tutarakererwa sibyo se ese ubundi jori se wari washinze ibintu byo guhaha ahubwo Tracy uraza kumperekeza sibyo okay nari Okay guys, reka mbabwire rero ikintu sivyo ubundi twari gufata ayo mahera sivyo tukaguramo igitoro hama je nari namaze kwemerera yuko nzobazanira umudugu Leomba uracyari wa mbere ukanikurita mtwezo nare tuwende muzehe ni wowe bana ahubwo abareka barunda bari mwebwe mwivugira gusa nibaho Iwana nanjye mbemere ko nzabazanira Henike wallahi nago mu cyo uryambye ngo amafaranga Naam. Mbona kinyuko cha kupungusha yote nimekikosa? Kinyuko. Nipokizo kinyuko cha kupungusha watu hao. Nagisize kuibomba. Mbona kile konja kugitora? Kideti. Ikaonekana kuna kosha lango lakini. Kiyo. Oui, allo? Imeze gute bro? Ngiye gushira essence mu modoka. Okay. Okay, naje ndi muhira ngiye kuza mu kanya. Okay, merci. Afpeti. Sikusha ifanya mjeuri sana. Sio jeuri. Wasi wanipatia kinyuko hivyo. Anita! Kutanza niyo sakoshi. Wangu kanita. Ese umva rero Anita. Urabizi ko no munsi ari cya kirori tubwagire handi twavuganye nge n'abanyeshuri bagenzi banjye. Musaba mutaza kubibwira mama. Nta kintu mubwira. Ese undi muraza guteka iki? Bya biryo ukunda. Oya ntuze kunsigira muteka ibyo mumara sibyo? Sawa. Uramenye ntuze kubibwira mama. Nta kintu mvugana nawe. Utaza kumubwira nshoboza kuza gutindaho gatonya. Ceceka sibyo? Sawa nta kintu mubwira. Aro KD. Bose bahageze. Sheri nyihangana yuno ndimo gatoya ko mukanya gato ndamageze. twari twishimye wareba mugenzi wawe ukamubonamo ibyishimo. Umva mugabanye urusaku mu modoka yanjye please ndabibasabye.
ngo nashaka urusaku mani mucece. umva ni hano nyine twaciye ariko ndabona nahibuka neza. none ushaka kuvuga yuko twazimiye? Twazimiye wallahi. Umva fata iburyo hano hose ni inzira. none si ubu turajyayo? Hey, mani muze hano ni heza. bagakwiye kuba baje. Guys, come on man. Hariho surprise mbafitiye. So nyene murabizi tugiye kurangiza amashure kwanza twayahejeje. Urumva je murabizi ngomba ngo mbabwire murabizi amanota yanje murayazi. Muhira bambwiye ko duhejeje je nzocanja muri Canada. Wow. Brian ndamukunda ariko nyene urumva umutanto wanje nyene niyo yantumye nzongeye gukomeza amashuri. Bro, ndabizi neza ingene yobabaza iyo umukunzi wawe agiye kuri yawe. Gusa wihangane kandi ugerageze ibiye bya nyuma ubibike neza mu masouvenir yawe. Kandi ntuwifushe ubusa. Okay, biramureba sijyo? Okay, umva turahita aka tunaenda dufate selfie wa. Selfie time. Ibintu ndumva binjoye cyane kandi ibi twari tubikeneye. Nanjye nuko maze intambwe ya mbere wateye ukaza ukansanga ukambwira ko nkunda zanditiye sinakubwira ngo iki intambwe abandi bateye igihumbi nyine shiri ndabizi ko tuzeranye umwanya muto ariko uko iminsi igenda ihita niko ndashaka kugukunda se nawe ujya ubibona yego wow she urabizi ko nanjye gukunda kandi siniteze kugwemukira namba. Cheers. Sheri kurimo kunsiga nubona ko ndi mu ishamba. Akushiriko bitari warambwiye ira surprise mbere hose. Sheri mbiza nkubwire nanjye uyu munsi ari wari mwiza kubera n'umunsi wacu wa nyuma wo kuza tukaryoherwa. Sheri urabizi ko ari we muntu nafungura umutima wanje bwa mbere sivyo? Reka kurakara. Kai simbikunda. Sheri wemenya gusa ko bitanshimishije. Sheri simbikunda iyo warakaye. Kandi reka nkubwire mbabarira uyu munsi nitwice kuko twaje kuryoherwa sivyo mbabarira. Wewe wambwiye ngo nzajya mbura amahitamo cyangwa nabuze icyo nkora aho gusubira inyuma ngende intambwe imwe njye mbere. Ariko ubuzima tubwishimishemo kuko ni buto. Vicky, ndagukunda cyane kurusha uko waba ubitekereza. Nani ndagukunda. Ukuntu ikinde bagenda
urenda kwiga yaguhaye we ndeta niruka wamubonye kugira ngo mubone uko mutambuka. Sawa. Ko mbona wicaye aha ngaha se kutajyanye n'abandi gutembera? I don't like travel in the forest. Okay. Niba nta kibazo twakwicaranamo hano mu modoka, so nanjye narindi njyanye nawe. Nta kibazo. Merci. Ndumva ufite udushugwe twiza. Yeah. Ngo yahariye. Dufite odeur nziza cyane. Oh. Okay. Nadukunze. Ntacyo niba wadukunze uradufite n'ubundi waduhawe. Merci. Wamfashe ugakuramo rinete niba nta kibazo. Nta kibazo. Merci. Hama, je préfère gushyira izi ndabo ngaho ku mushatsi wawe. Oh. Pardon. Urarakayizi? Higo nyine sasa nkubise hasi cyane. Ushira imbabarira. Ese nawe bijya ubimenya. Iki? Yego mana ubuzima nuko bumeze maze turarwana tugahemutirana. Ariko n'ubundi wese aba ashakisha ibyishimo ku giti cye. Sibyo ra? Ariko hari ikintu mutazi mwebwe. Tuvuge njye nanze ibyishimo byanjye kuri mugenzi wanjye. Nanjye icyo gihe mpabwa ibyanjye sibyo ra kuko n'undi icyo utanze nicyo uhabwa. Sibyo Juju? Bityo mwese mukishima. Juri ngiye kamubwiye ngiye uko mbyumva. Numva byakagombye kuba inshingano za buri wese. Sibyo? Amajambo uvuze arankoze ko. Nari nzi ko ukiri umwana mutoya kumva ushobora kuvuga ibintu nk'ivyo. Ngiye ututse umwana. Sawa bana. Ubu niwe ndi gutekereza. Ari njye nawe uzikunda nde cyane. Ari njye nawe ukunda nde cyane. Icyo kibazo cyawe subizi ko mukunda cyane. Ariko nawe ndamukunda nk'umuvandimwe wawe. Uriya unigira ko icyariya. Tujye kureba. Ni bwiza arushuka mutukareba.
wabyumvishe birankanze ngewe tu yenda hama Vicky. Oh. Vicky? Vicky. Ni Vicky. Vicky. Brian ali. Brian! Vicky. Uva. Vicky. Abaye iki? Uramaza abaye iki? Vicky. Tisubaye iki? Tuza muri wowe. Tuza. Umva Tracy. Nyine twari turimo turagenda njye na Kayidi tubona urunigi ruziritse ku giti noneho ndamubwira ngo narwambare rurangije ruramuniga maze umusize Tracy ari tujya kumureba. Okay, calme reka nkubwire. Umva ni mugende murebe Kayidi murebe ibyo yabaye hanyuma gende ngaha. Ariko je nago ndi buve hano mugenda mujye kumushaka ngenda mwana ariko tukajya kumureba uratwigende. Kayidi mwana Mani Vicky. Safi. Umekuwa nini? Ni safi tu bro. Tujye kureba Vicky. Demo wa Brian amepatiwa na matatizo. Vicky wabyuka. Umva. Vicky yavyuka. Nagarabyuka. Ahubwo se ko yajyanye na Brian we turamukura he? Umva reka tubahamagare tubakusanya ahantu hamwe iri shamba je sindi kugizera. Umva bro, I lost my phone. Jeri reka tujyane ngo yerekeze. Oya. Umva mureke kugenda hagenda umuntu umwe kugira ngo byibuze tubashe kubakusanya bose. Umva ndaje. Okay, well, angalia hiyo phone. Faman, dari insumani mubanguke nabonye. Mubanguke man. Yavandi kwihuta. Wagiye wambaye ibigukwiye uzura aba yambaye imyenda arazi ko mwirira.
waba wiyambitse ubuntu bw'ububi Nusi urabona ari ibintu birenze ntabwo ari ibintu birenze kandi warasabwe. aha kaniyambarira ahubwo Reba we, reba ko ari agashyano wamukorera iki? najugunya Ndebera ni ukuri. ariko ubundi wanuriwe y'umuhungu bureba iki karabura kujya mu bandi bahungu kakaza kumagiraho inde se ubundi urashaka kureba icyo utazi uze mumwereke genda Rekera kaba ndabona kaje nisa gushanuka n'izakisha. ahangaha Kiborera igenda imbwa gusa. Buriya ni imbwa byataye. Umva agapira narangije kukabanga. Genda tujye gukina. oya mani buretse mbanze nirebere Adukine n'ubundi umva natwe mudushyiremo. Gaho mugiye kujyaho muri babiri. Mugiye kujyaho muri babiri. Umva gafata. Umva cyane twagize amana. Umva muri kubishya umukino mani. Umva mwaduhaye agapira Fata. dore arakamuhaye ra. Atagatwara. we murebe umwanya uciyeho Kedi atazi umwanya tukajya kumureba. Hakimu ko wicaye Hakimu Hakimu ko mbona wicaye haguruka tujye gushaka abandi Wena tugende tubashake Okay, tugire tubashake ariko nje cyangwa guteba muri ishamba. ariko uze twigende ishyamba ukuntu ringana ngo twiyahuremo natwe tujye gushaka abandi shani muze Rata muze twigende. Kedi Ryan Ay. Brian! ugira mane byataye Wakaguru kakuze. ariko hari ikintu nashaka kukubaza amakuru ya Patrick tugende mbona mumeze neza ku kigo Ese Patrick ngende nyina ibyo bijya kubibaza ha tipe zise tuba turi kuvuga iki wagiye umenya ibyawe ariko Rabia igihe agendeye kwihagarika nagaraza Rabia Uko si wa mugani. ngo kazu gato niko gahisha ubwatsi Ariko nawe. uravuze ngo nakazi none se ngaho mbabarubwire igihe yagendeye sibyo nababwira ese ubwo watinze hera ibyo se birakureba aha wamukorera iki Wajugunya. ariko mu gihugu umva dukina amasaha umazana dukine se kiriya ni igiki we ni ibiki wisiba yatumwifotoreza akandi Ahubwo mugire vuba. kira vuba mana
ihute bani, ihute. Gwino! Gwino! Vuba! Ndagira vuba! Why mani? Hakimu ni ibiki ko muri kugenda mwihuta Hakimu habaye iki? Uzi ibintu biri kubera muri ishamba. Please! Reka tugende raba hariya Victoria. Barabye barihe? Bose bapfuye nta numwe hasigaye. Hakimu hagarara sishobora kugenda nabonye muri umuna wanje nibiki? Umva. Wagiye. Vira mu modoka rimba wumva yuko bidashoboka. Wakomeje tukagenda. Please, vira mu modoka se. Wagiye. Kayidi yabishe. Nebonye n'amaso yanjye. Bamuka! Chigonge. Okay, bye-bye.